cya Yesaya igice cya 60 n'umurongo waho wa mbere. Ndaza kubigomba dusome n'uwa kabiri hanyuma dusengere muri iryo jambo ry'Imana. Haravuze ngo byuka urabagirane uko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amen. Akire neza iri jambo ry'Imana. Abantu tutaziranye, nitwa Anniceth Niyomugabo, ndi umukristo usengera kuri paruwasi ya Remera. Mfite madamu tujyaye gatatu. Tugize umugisha wo kuboneka hano kandi dushimiye cyane abashumba bacu batwemereye guhagarara imbere yanyu, kandi namwe Imana ibahe umugisha ko muduteze amatwi. Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na mwene data Marcel, yakegera ijuru akadusuhuza nta kibazo. Imana imuhe umugisha, niwe wambwirije ubutumwa bwiza, niwe wanjyanye mu rusengero. Imana imuhe umugisha. Dusomye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Uyu Yesaya ni umwisirayeli. Iyo dusomye amateka ye, Bibiliya tugira ngo yari umwanditsi. Aha Bibiliya ntiyavuga, ariko kandi yari umwanditsi w'amategeko ibwami. Abakunda gusoma Bibiliya, iyo mubonye igice cya 6 muri Yesaya, Bibiliya itubwira igihe Yesaya yariho ku ngoma y'umwami witwa Uziya, akamubuza kureba umwami Imana. Bibiliya yakomeje ivuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nibwo Yesaya yabonye Imana. Uburyo Yesaya yeretswemo ndabikunda cyane, kuko mu bisanzwe uzakunda gusenga wumva abantu barakubwiye ngo tubonye inyatsi ikurembeje, bakubwire ngo munsi y'urugo hari umurozi, bakubwire ngo abantu barakuvuze. Kandi ntabwo ari uko bataba beretswe, nimuze kunyumva nabi, ariko reka mbabwire ko nta muntu wakerekwa amakuba ngo agere ku mubabaro ayo makuba yaguteye. Ntabwo yabyerekwa ngo ahuze n'umubabaro ufite ngo byose abimareyo, ibishira. Ariko ikintu nakundiye Imana, Uziya amaze gutanga, ntabwo Yesaya yabonye urwo azapfa. Bibiliya ivuga iki? Yesaya yarahanuye avuga kuza kwa Kristo, amwita amazina mu gice cya 9. Aravuga ngo azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, umwami w'amahoro. Avuga inkoni y'ubutware, avuga ahubwo ubwami bwa Kristo buzakomereza simpatinda. Agera nubwo avuga ijambo rindi nkunda, aravuga ngo kugira ngo abantu babirebe batangare, batavuga ngo byari bisanzwe biriho. Aravuga ngo biremwe nonaha. Ibyo byari biremwe, ntabwo ari akazi ku bashomeri, ntabwo ari urubyaro ku ngumba. Ni umukobwa wari ugiye gusama inda atararyamana n'umugabo na rimwe, ariwe Mariya. Ni uwari ugiye gutwara inda hatabayeho raporo biologike, reka mbyite gutyo, igikorwa kiri biyoloji. Ariko mu mirebere ya Yesaya arahinguranya. Haleluya! Abona umugambi w'Imana awurebera kwa Mariya atarabaho. Reka mabwire ngo mbere yuko tubaho habanza umugambi w'Imana kuri twebwe. Rero ibikunyeganyeza biritonde, kuko Imana yagukomeje mbere yuko unyeganyega. Imana ishimwe. Ndumva nezerewe. Nkunda Imana. Nasomye Bibiliya irambwira ngo Yesu amaze kubatizwa, ngo ishusho y'umwuka iza mu numa ivugira kuri we, ngo arangije ajyanwa n'umwuka. Mbivugiye iki? Ntabwo Kristo yari kujyanwa mu butayu atabanje kuzuzwa. Icyo ushaka kuvuga ni iki? Nta mukristo, nta murokore, nta muntu wasenze, nta mukiranutsi ujya ugeragezwa mbere yuko yuzuzwa. Imana itwuzuza mbere yo kugira
kugeragezwa none ikadushyira mu bigerageza ikaturekura muri babarozi muri babanyamagambo ikaturekuriraho ariko kuko twujujwe imbaraga z'umwuka Imana ntigira igishika cy'ibitero biduteye iyo iba yizeye imbaraga zayo zikorana natwe. Imana ishimwe. Ariko kandi Imana ishimwe. Yesaya Bibiliya iravuga ngo apfa ntabwo ari Bibiliya ni amateka amuvugaho. Yaguye mu ishyamba riri muri Palestina ahitwa Egeya ni hakuno y'ikirwa cya Patimo n'ubundi. Apfa bamushyize mu giti baramubwira ngo vuga wongere wisubire iby'umwami uzaza wivuguruze. Aravuga ngo ubwo umwami Imana izantabara. Nicyo gituma nyewe ndashobora kumwara. Aravuga ngo ahubwo bituma nkomera mu maso yanjye. Namara gukomera ibyo gusa kuko nzatabarwa n'Imana. Gutabarwa n'Imana Yesaya areba ntabwo ari ugukira amaboko y'abagome amushyize mu ishyamba, ahubwo ni ugukura ubugingo bwe mu mubiri akazamurwa ari muzima akabona imibereho inyuma y'abicanyi bamufite, akabona ubutabazi bubonerwa mu Mana. Ndafashijwe. Aravuga ngo ubwo umwami Imana izantabara. Icyo nicyo gituma ntabwo nzi umuntu turi kumwe, sinzi niba muri kumvira abandi cyangwa muri kwiyumvira. Icyo nicyo cyonyine gituma ntamwara. Ubwo umwami Imana azantabara. Njya nkunda kumva bene data bamwe bavuga ngo iyi Imana igiye ngo kuguha igitenge ngo icyo wari ufite ngo imbeba zirakirya. Mureke mbabwire ntabwo ari byo. Urwo ni urujijo rw'ibikomere tugira rutuma dushakira Imana muri negatifu. Ahubwo iyo ibona icyo ufite imbeba zigiye kukirya igusezeranya ikindi kugira ngo kimwe imbeba zariye ntukiririre imbere, ahubwo ugire ibyiringiro by'ikindi kizakurikira. Shimwa. Noneho ayo masezerano ni ubutabazi bw'Imana. Noneho ubwo umwami Imana